Twongeye kubasuzanya rero mukomeje kutumva no kudukurikirana ku official giye turi kubana ni Anita Iradukunda. Dore ibimenyetso byakwereka ko umukobwa yagusariye. Muhungu ukaba uri aho ngaho titaye ngo bya gukorera ariko byakwereka yuko yagusariye. Nubwo atari bose ariko hari abasore batazi kumenya niba umukobwa amufitiye amarangamutima, byaba intandaro yo gutinya cyangwa kutamwa approachinga ngo ugire icyo umubwira. Umuco wacu mu Rwanda nta mwari ufatiye mbere ngabwira umuhungu ko amukunda. Bibara amahano. Ariko babona byarahindutse abakobwa nabo barisobanukiwe cyane bake batakiripfana cyetse ngavuga ko bagifite umuco ariko tinyuka mukobwa urashoboye. Gatwigarukire mu kiganiro cyacu mu gufasha aba basore bafite iki kibazo twifashishije urubuga wikihow.com. Uru rubuga rugaragaza cyangwa rutwereka ibimenyetso byinshi bigaragariza umusore ko umukobwa yaba yaramukunze cyangwa ufite amarangamutima. Nubona umukobwa inshuti yawe cyangwa wafataga nk'inshuti isanzwe ukabona gufitiye amarangamutima, please gira icyo wibwira muhungu. Icyambere yumva mwahorana. Umukobwa wamaze kukwiyumvamo nkuko hagati y'abantu bakundana bigenda, umukobwa akunda ko wowe muhungu wahora iruhande rwe cyangwa mwahorana mwaspendinga time muri kumwe. Cyo kizaba ikimenyetso kikwereka yuko umukobwa yamaze kugukunda. Agufitiye amarangamutima. Bisobanuye ngo gira icyo wibwira. Cya kabiri cyawe gira icyo kikubwira kukwereka inshuti ze. Iki nacyo cyari ikimenyetso kigaragaza yuko umukobwa agufitiye amarangamutima. Nubwo waba utaramubwira yuko wamukunze, wakunda kuvuga muri bagenzi be, ahenshi uzasanga uhura inshuti ze ugasanga zirakuzi kandi bari ubwa mbere muhoye. Uzi impamvu se nuko ahora bakubwira ndetse anabakuratira, avuga ubwiza bwawe, igihe cyiza mu spending ara ibyishimo muha. Ibi nabyo byo kuhora kuvuga mu nshuti ze byaba ikimenyetso cyerekana ko umukobwa gusariye ufitiye amarangamutima. Cya gatatu, iyo murimo kuganira hagati yanyu uba ubona hari wese ntago ajarajara, nyine ubona yagwa time ye muri kumwe. Niba umukobwa akunda kuguha agaciro ibiganiro muri kugirana ndetse ukabona biramushishikaje, ni ikimenyetso cyiza kikwereka ko yaragukunze pe, wamutwaye uruhu n'uruhande mu yandi magambo. Ikintu cya kane, aho buri hose yumva mwaba muri kumwe, nyine aba yumva mutatandukana, mwaba muri kumwe anytime, nyine mugaspendingana ibihe byanyu, mbega mutatandukana kabisa. Ibi kandi bishobora gutuma ahora gusaba ko mwasohokana mukajyana mu biro bitandukanye, iminsi mikuru yatumiwemo, mbese mukajyana ahantu henshi hatandukanye. Impamvu bimutera ni ukugira ngo mube inshuti zihariye kurushaho, umubano wanyu wiyongere ku buryo wava mu rukundo rufatika. Rero nubona umukobwa tumva yuko mwatandukana, yumva yuko igihe kinini mwakimarana, ni imwe mu mpamvu yindi ikwereka yuko akwiyumvamo. Impamvu ya gatanu, ahangaho usanga umukobwa ukwiyumvamo iyo wisanzuye ku bandi bakobwa ntabyishimira be na gato. Kuba hari abandi bakobwa mwagirana ibihe byiza bituma abura amahoro muri we, ndetse akabura uko abikubwira cyangwa uko yifata, ndetse akumva binamubangamiye cyane. Nubwo utigeze umubwira yuko umukunda ariko baba gufata nk'umukunzi we n'ubundi, nubwo ntacyo yabibwiyeho cyangwa waba warabivuzeho, kuko akubona n'abandi birushaho kuba yumva nyine umurutisha abandi, kandi ni ibintu bitanezeza umukobwa wagukunze. Rero mu gihe ubona inshuti yawe nayo itwereka utu tumenyetso, please mubabaza. Icya gatandatu, indoro. Abanyarwanda bakunda kubivuga neza ngo ntago wayoberwa ijisho rikwanga. Umukobwa ugukunda kandi akwiyumvamo akureba indoro twakita gira icyo umbwira. Uretse ko ijisho rikurebye nabi n'irikurebye neza utabura kubitandukanya. Wita no kondora akoresha kureba, nayo yatanga igisobanuro cy'uko nyine wamutwaye umutima. Ikindi cya karindwi, ibiganiro by'urukundo. Kenshi iyo uri kuganira n'umukobwa ukwiyumvamo usanga aganisha cyangwa ashaka ko muganira ku biganiro by'urukundo. Niba ukunda, niba ufite umukobwa mukundana, ibyo ukunda, ese imico yaba afite, kugira ngo amenye neza cyangwa asobanukirwe neza nimba hari imico nyine yumva afite we utakunda. Hangaho uzumva kenshi akunda kubaza nimba ufite inshuti y'umukobwa wizera, ndetse anakubaze uko yaba ateye kugira ngo yumve nimba ari cyo wakibwira. Uzumva kenshi akunda kukubaza uko umukobwa akunda yaba ateye, imico ye muranga kugira ngo yumve ese hari uduco tubingira
twatuma ntajya mu rukundo nawe. Ahangaha ibiganiro by'urukundo nyine abagira ngo amenye ese mwebwe mwashobokana mu rukundo mwagendana. Icya munani, ku munsi wawe w'amavuko. Ahangaha ku mukobwa ukwiyumvamo abazi byinshi cyane bikwerekeyeho. Munsi yawe y'amavuko cyangwa indi minsi ifite cyinshi isobanuye ku buzima bwawe. Ubibona neza iyo umunsi wiziriza itariki y'amavuko igeze, ubona yashyashyanye, akanagutegurira impano kandi ihuje n'ibyo ukunda. Nta kabuza aragukunda pe, uwo mukobwa aragukunda. Ikindi cya 9 ni umufana wawe ukomeye cyangwa umufana we w'imena. Ibintu byose ukora arabyishimira kandi akanabikwereka. Akora uko ashoboye kose ngo akwereke ko utandukanye n'abandi bantu bose. Mbega nyine urenze abandi bose, ibyo ukora byose bimubera byiza. Icya 10 twanasorezaho kigaragaza ko umukobwa muri kumwe muri kugendana muri iyo minsi yagusariye ariko yabuze uko abigenza, agukorera ibikorwa bikureshya. Yes, ibikorwa bikureshya bigukurura kuri wenyine, ugahora nawe wumva mwahorana. Mu gushaka ko umureba, umukobwa agerageza gukora uko ashoboye kose ngo umwiteho. Umurebe se ku bigendanye n'imyambarire se, ijwi rituje, inseko nziza, mbese n'utundi tuntu twose ushobora gukorera umuntu twamureshya nyine twamugukururaho. Ibyo ngibyo bigaragaza neza yuko umukobwa kabisa yaragusariye, ari mu rukundo nawe. Ariko bahungu inshuti zanjye, bitewe n'icyo agushakaho, umukobwa ashobora kukwereka ibimenyetso byose tuvuze haruguru ndetse n'ibyo tutavuze, ukibwira ko agukunda koko, ariko ibyo ubona bikaba bitandukanye n'ibiri mu mutima we. Afite ikindi kimugenza. Abakobwa barimo ibyiciro byinshi bitandukanye. Bitewe n'uko umukobwa ateye, ashobora kugukorera cyangwa kukwereka ibimenyetso byose utaruka kwiyumvamo, ahubwo ari uko atazi kwerekana amarangamutima ye. Inshuti yanjye, bavandimwe banjye, my brothers, kuba umukobwa agukunda ntibisobanuye ngo nawe ugomba kumukunda cyangwa kujya mu rukundo nawe. Genzura neza urebe ese nawe mufite amarangamutima cyangwa se uramukunda ku buryo mwajya mu rukundo mwembi. Garagariza, gerageza nyine nawe. Yes, ahubwo utu tumenyetso twagufasha kumugeraho mu gihe nawe wari waramukunze. So ndabarabuye rero, umukobwa nubona guha utumenyetso nk'utu two twavuze haruguru ndetse n'ibindi bitandukanye keya zose abaguha, please gira icyo wibwira. Ya ndoro yakurebye nyine yagira icyo wibwira, nawe uzabifasha ugira icyo umwibwira, nyine ugira icyo umubwira. Turabashimiye. Nimba wishimiye ikiganiro cyacu, kanda subscribe. Nimba wumva hari benshi babimenya, kanda share. Nimba wabikunze cyane, kanda like. Inshuti yanjye, turabakunda cyane. Iyi ni Baba Official. Twari turi kumwe ni Anita Iradukunda. Turabakunda.